Ngiye mu muriro yankubise kurana nyaye ku buriri. Yagukubise ngo nyaye ku buriri? Icyo ni ikibazo unzanira nkanjye mudugudu. Mbwira yagusize isusa? Oya. Nta susa yagusize? Yesu we. Mana yanjye we, mama wagira impuhwe, mama wagira impuhwe. Buri ikibazo cyari gihari rero. Mbwira yagukubise? Oya. Ubuse uzagira imyaka 15 utanyara umunsi umwe ngo utobore misa. Uwo murizo wawe uwigeho ko amajoro ubwo se nta n'ubwo wamubwiraga kubyutse. Icyo ni ikibazo gikomeye. Ubyigeho ku buryo icyo kintu kiba kompoze utazongera kunyara ku buriri. Bibe nk'umwanzuro, bibe n'itegeko. Ndetse my bro. Ni sawa man. Amakuru. Ni fresh. Ariko nawe ubuzeho. Nari mwana. Ariko reka mubwire wa mugabo. Mfite ikibazo ngiye kujyana kwa mudugudu, ngiye kurega umuntu. Nanjye hari umujama wa nanjye no munsi ndajya kwa mudugudu pe. Mudugudu. Muzaniye ikirego wa muhungu harakujya harakwishyamba. Yankoreye ibintu bitabaho rwose muzaniye ikirego. Rwose umfashe rwose. Muzaniye ikirego rwose. Icyo kibazo cyawe kimeze gite? Yarankoshereje n'ubu rwose numva bimbabaje muzaniye ikirego. Kuri wowe wumva yarakosheje iki? Yarankoshereje ikintu kidakwiye kwihanganirwa rwose, yarankoshereje bimwe byo kubunga mu bakobwa byo kubunga mu Reka banze nkubwire uwo musore sikimenye uwo kwanuza. ni uwo nguwo rwose, nuwo nta wundi. Nikimenye uwo kwa Irideburanda. Kimenye uwo kwa Irideburanda mwihorere. Uri kumva? Mwihorere ngiye kumushakira wa mukobwa bita Mutesi. Iriya kimenye yirirwa bunga. Uri kumva? Cyangwa se uramurizo. Yirirwa katisha mu bakobwa, katisha mu bakobwa. Naramuka yobye akajya kureba nde wa mukobwa wo kwanuza nyine kwa umwe bitaho kwa Mediatrice. Buriya kimenye azayikuraho. Babitonze uzabure. Kandi azanamufatira umwanzuro bigakemuka. Oya, buri icyo Jyanye cyane kwa mudugudu. Izi bampazi wazakobwa ngo ziraramukaba. Mana yanjye nibo biba. Nanjye mudugudu naragowe. Nk'ihene zimye baza kuntegera ngo izindi zazifashe ku ngufu. Abakobwa bananiranye, abagore barara mu bubari, ibiki ngo ninjye mudugudu ninjye bikemurirwaho. Nk'abasore birirwa bungana imirizo yabo ngo bayita kimenyi. Umva rero umbwira bro. Yewe mudugudu. Saso fresh ndakumva. Mfite ikibazo. Ufite icyo kibazo kimeze. Ngiye kukuregera mudugudu. Nanjye naragowe. Ngombwira ntumva. Icyo giteye gutya. Umbwire byumvikana. Ni icy'abagore n'abakobwa barara mu kabari batwara abagabo b'abandi. Batwara abagabo. Icyo kibazo urakigaho iki? Uri muri None se reka maze nkubwire. Mudugudu. Mu rugo bavuyemo n'abandi bagabo baba barimo. Abarimo nyine yo turabakuzi ko nawe. Ariko reka maze nkubwire. Reka dufatire umwanzuro bari abagore n'abagabo. Ukumva? Barimo barajya mu bari. Ikibazo byigaho nka mudugudu ubikemure. Ahubwo nawe uramfasha. Nanjye kuba nyoboye ndi mudugudu mbere y'abaturage. Ntabwo nyoboye kubwanyo ko sinayobora abaturage badahari. Niyo mpamvu rero kugira ngo iki kibazo cyacu gikemuke tugiye kubifata. Abo bagabo bajya mu bubari. Babajyana imirizo yabo. Abagabo bajyana imirizo yabo mu kabari. Urabona? Abagore nabo bata abagabo babo bakajya mu kabari. Bakararamo bakirirwamo. Bakanywa bagasinda ntibamenye n'inzira ibacura. Ahubwo reka nkubwire ukuntu tugiye kubigenza. Bari abagabo umva se ukuntu bimeze. Umva se ukuntu ngiye kubigenza. Gikemure gute? Ngiye kugushakira inkoni nziza. Iyo nkoni. Noneho nanjye ndagufasha. Utonde se maze nkubwire. Inkoni tugiye gufata ni iyi. Bari abagabo bajya mu bubari. Ziriya kimenyi zabo. Uri kumva? Uzajya ugenda kimenyi yabo umwita umwata. Ukubite kimenyi kuko niyo ifite amafuti. Uri kumva? Kimenyi niyo munyamafuti. Ubwo nuko turabikemura nakundi. Saso fresh. Ubwo nukuzajya ukosora iki? Nukuzajya ukosora kimenyi. Sawa. Mudugudu. Ndakumva mwana. Ikibazo cyo kwiga nkuregera ko yanyakuri ntabwo ujye cyumva. Nyine ikibazo cyawe kirumvikana nk'umuntu w'umupeti. Kubujije. Narakubwiye ngo nunyara ku buriri bazagusiga isusa. Uwo murizo wawe unyara ku buriri ntabwo ujye ufatira umwanzuro. Kandi narakubwiye